ikaze dusangire ubuzima. Bifurije amahoro asesuye bakunzi b'ibiganiro dusangira ubuzima. Ndizera ko twungutse byinshi muri ibi biganiro byo kurera ingimbi n'abangavu. Mu kiganiro cyatambutse bababyeyi batuganirije uko basangira inshingano mu mirerere y'abana babo ndetse n'icyo abana bishimira. Muri byinshi bakora ngo banoze imirerere, mu gihe cy'ikiruhuko cyabaye kirekire hari ibintu 4 by'ingenzi twungutsemo. Icya mbere ni ugukorera hamwe ibikorwa bitandukanye bitanga uburere kuruta gutanga amabwiriza. Kubaka ubushuti bituma umenya amabanga y'abana. Kugira ubushuti n'abana ntibivanaho gutanga umurongo ngenderwaho, discipline. Kugira indangagaciro zizwi kandi bose bakazikurikiza bituma abana bamenya icyo basabwa. Uyu munsi rero baraduha inama rusange kubyo bashyiraho imbaraga muri iyi minsi. Reka tubatege amatwi. Inama ya mbere ni ukurinda abana kugira ngo urugo rwose rutazandura. Abakuru tuzi uburyo tugomba kwirinda nk'uko leta ibidukangurira. Niba umwana anasohotse kwambara agapfukamunwa, kumenya uko yirinda, ariko bibaye na byiza kuguma mu rugo, abana bakaguma mu rugo. Ikindi kubaba hafi kugira ngo badatwarwa n'ibyo byose n'iryo koranabuhanga, ejo ugasanga bibakururiye mu byaha bindi bitandukanye. Cya gatatu ni ukubafasha kwiga bakurikije ikoranabuhanga. Nyine amasomo, ibigo bimwe bigenda byohereza amasomo, abana bakahora bihugura kugira ngo batazibagirwa no guhuga cyane. Ugasanga igihe cyo gusubira mu ishuri birabagoye. Gukurikira amaradiyo bakiga, kubashakira ibitabo bakakomeza kwihugura. Hari abakuru bagahugura abatoya, bakahugurana. Icyo ni icy'ingenzi. Inama ya mbere natanga kandi ko nabonye natwe yaduhaye umusaruro ni ukurema ubushuti hagati yabo n'abana. Kuko hari nk'ababyeyi benshi tuganira ugasanga aravuga ati ego atirirwa mu cyumba, ati ntiwamenya ibyo barimo, akaza ryongera agenda. Aho hantu rwose ni ukuhakosora. Umwana mukaba kumwe mukaganira, mugaseka, mugakina, nuko mukaba inshuti. Ni igihe bari mu rugo kinini, wenda bamwe bafite akazi baba bagiye ku kazi, igihe ugarukiye waba unaniwe umeze gute, ariko ugashakira umwanya umwana mukaganira kugira ngo umenye n'ibyo atekereza n'ibyo yifuza. Abafite amasomo yo kwiga ukagerageza mukigana mukaganira. Kubagira inshuti muri iki gihe nicyo kintu cya mbere. Ntuterere iyo uvuge ngo umwana wamusize mu rugo, ntiwamenya aho yagiye, ntiwamenya ibyo wiriwemo. Twebwe rimwe na rimwe niyo twicaye gutyo turi kuganira duhita tuvuga ngo wenda umwe atubwira umunsi we, akavuga ibintu. Iyo bivuze hari igihe wumva nyine harimo akantu katameze neza, ukakiyorera ukazaba wamuganiriza. Ariko mutaganiriye cyangwa ngo mube muri kumwe ntago byoroshye. Rero muri iki gihe tutazi igihe abana bazatangirira kandi birirwa mu rugo, nta bintu byinshi bafite byo gukora. Inama naho ababyeyi ni uko bagomba kugerageza kwegera abana babo bakajya baganira, babashakira umwanya, bakorana siporo, bakinana agati. Twakinnye agati bakiruka, bakabona ko umubyeyi nawe nyine yaciye bugufi akaba ameze nkabo, bagakorana byose. Umwanya w'ijambo ry'Imana ni ingenzi, n'utundi dukino dusanzwe. Imana ibaha umugisha. Kurera ni umurimo w'agaciro umubyeyi cyangwa umurezi ahabwa, kandi bigasaba kuwukorana umwete. Ntabwo ari umurimo woroha, bisaba kubigambirira, icyo mu Cyongereza bita intentionality. Rero kuko turi ku musozo w'ikiganiro, reka twibutse bimwe mu byadufasha. Icya mbere ni ukubona abana nk'abafite ubutunzi bibitsemo.
bityo ukifuza kumenya ibibarimo kandi ukifuza kubishyigikira. Kumarana umwanya nabo ubumva kandi muganira atari igihe cyo kubaha amategeko gusa. Kubaka ubucuti mu buryo buhoraho ku buryo bakugirira icyizere, bakakwisangaho, bakakubwira amabanga yabo. Gushyiraho amabwiriza azwi mu muryango kandi mwese mukayagenderaho, mukayubahiriza. Kuzirikana ko bakureberaho kurenza ibyo wababwira. Abana bari abawe cyangwa se ufite inshingano zo kubarera. Bashobora kutazamera uko ushaka neza, ariko icyo wabibye muri bo byaba mu mvugo cyangwa mu ngiro kiba kizatanga umusaruro. Ni byiza rero kwita ku cyo ubiba ndetse n'uburyo ukibibamo, kuko abana b'ingimbi n'abangavu baba bakeneye kumva bahawe agaciro. Twese ntitwakora kimwe kandi nta nubwo duteye mu buryo bumwe, ariko icyo tuzi ko ari cyiza nitugikora tuzaba dutegereje ko kizatanga umusaruro mwiza. Mwarakoze gukurikira ibiganiro, ndizera ko mwungutse. Ni ahacu gusangiza abandi amasomo y'ubuzima maze twese dukunguka. Mugubwe neza bakunzi ba Dusangire Ubuzima.